yakuyemo isarubeti y'akazi ayihereza undi mukobwa wari ushinzwe abakora amasuku mu bitaro. Uwo mukobwa yaramubwiye ati Benique, wihangane nubwo nzi neza ko bigoye kwirukanwa mu kazi utakamazemo iminsi, ariko ntabwo twifuza umukozi udatanga umusaruro nkawe. Akazi kakunanira buri gihe, ucika intege vuba, kandi biragaragara ko inda yawe iri hafi kuvuka. Ukwiriye kujya mu rugo ukiyitaho wowe n'uwo mwana utwite. Wenda tuzagutumaho umwana amaze kugera igihe cyo kuba yasigara mu rugo, ariko ubu bwo biragoye. Yamuhaye amafaranga y'uko kwezi nubwo ko ari kugitangira, amuhemba nk'uwakugejeje ku iherezo, harimo n'ay'imperekeza. Yatashye ababaye cyane kuko yibwiraga ko muri ako kazi ari hazakura amafaranga ari kuzamufasha mu bitaro. Inda ye yagaragaraga nk'aho ikuze, umuntu akaba yakeka ko mu kwezi kumwe araba abyaye, nyamara yari ifite amezi 6 gusa. Yari akiri muto mu myaka, ari umukobwa mwiza w'inzobe, ariko ibibazo byinshi byari bitangiye kumuhindura igikara. Muri ayo masaha ya saa 7:30 abandi bari mu kiruhuko, yavuye mu bitaro bamwirukanye, abura n'uwatura agahinda kuko nta muntu yari asigaranye wo kukabwira uretse umukobwa babanaga mu gipangu. Yatashye yitonze kuko nta cyamwirukansaga. Mu nzira umutima waramusimbutse, agira ubwoba yibwira ko wenda biri guterwa n'ibibazo yifitiye, bikiyongeraho no kuba bamwirukanye mu kazi. Bari bamutunguye, bamusaba kubahiriza isarubeti agahita ataha uwo mwanya, bamubwira ko ikibazo ari uko atwite, ko asigaye abangamirwa nabyo mu kazi. Yageze mu gipangu arinjira yerekeza ku nzu ye, asanga ikinza akingura urugi, umutima wongera kumurya. Yahagaze gato yumva uteye vuba cyane, arikomeza afungura neza yinjira mu nzu. Mu nzu harimo urumuri wagira ngo n'izuba riri gucanamo. Nta kintu na kimwe cyarimo, habe n'isabune yari yasize akarabyeho. Yabanje kwikanga, yibwira ko ari kureba nabi bitewe n'uko wenda bamwirukanye mu kazi, ariko ibyo yabonaga byari ukuri. Icyo gipangu yabagamo cyari cyubatse hirya gato y'umuhanda. Hafi y'umuhanda hari inzu ya nyiri igipangu, hepfo hari inzu zikodeshwa. Izo nzu nizo zari zikoze uruzitiro, kandi hepfo yaho nta wundi muturage wari uhatuye. Hari imirima ihinzemo ibishyimbo bigifite imiteja. Uwari wamwibye yaraje anyura muri ibyo bishyimbo, acukura inyuma ku nzu yabagamo, ahaca umwenge munini. Aho niho yanyuze yiba ibintu byose byo mu nzu. Abo mu gipangu ntibabimenye kuko abenshi babaga bicurangira muri radiyo, nyiri igipangu nawe yibereye mu bye. Buri wese yabaga agomba kwicunga, akamenya uko yakinze. Ku irembo nubwo hari abasekirite, bo ntibazengurukaga igipangu cyose, ntibatekerezaga ko hari umuntu waza ku manywa ngo atobore inzu. Benique yavugije induru nabwo ntihagira umwumva kuko abo bari batoranye bari bamariyemo volume ya radiyo kandi bakinze urugi. Agatelefoni ke kari kashizemo umuriro, agiye kuhamagara Munana n'uko katsuriho. Yashatse kurirabura amarira, riba mu gisenge, ibitekerezo bimubana byinshi. Yabwiye Imana ati Mana, kuki wemera ko ibi byose bimbaho? Ni gute ari njye njyenyine uhura n'ibibazo? Damien naramubuze, iwacu baranyirukanye, ku kazi naho nuko. Indangira hafi kuvuka. None nsanze banyibye ibintu byose, kuki ubyemeye koko? Yumvaga nta wundi wo gushinja amakosa usibye Imana yonyine. Nta kintu na kimwe yasanze mu nzu uretse gusanga bamennyemo amazi n'ijerekani yakoreshaga avoma bayitwaye. Yacanaga ku mbabura, nayo asanga bayitwaranye n'amakara. Matera nayo bari bayimwibye, bamwibye n'indi myenda yose yari afite. Icyamukomerekeje umutima kurushaho nuko n'imyenda y'umwana yose bari bayibye. Yari yaraguze imyenda ihagije yo kwifashisha ku buryo yumvaga umutima utekanye nubwo yahoraga n'ibibazo umunsi ku wundi. Ariko yo yarayibuze, ibyiringiro by'uko ibibazo bizakemuka birashira. Yagize amahirwe, iradiyo y'umukobwa w'inshuti yacurangaga indirimbo ya mbere ivamo, hagiye kujyamo indi. Yihuse ahise amukomangira, undi arakingura ati bigenze bite Beni? Habaye iki ko mbona ufite agahinda? Benique ati ngwino urebe ibyabaye mu nzu yanjye. Matera, tapi, udutebe, akameza, amasahani, ubukombe, amasafuriya, amavuta yo kurya n'ayo kwisiga n'ibindi byose byari mu nzu bari babitwaye. Icyarimo yari amazi yo mu ijerekani bari bamennye hasi. Uwo mukobwa azora yabuze ijambo amubwira, uwo mwanya ahamagara nyiri igipangu, ahageze abona inzu y'uko bayigize. Nta magambo menshi yabwiye Benique ati iyi nzu ikeneye gusanwa byihutirwa, uyu munsi ugomba kuyiraramo. Sima irahari, imicanga irahari, amatafari nayo nuko. Ngiye guhamagara abafundi baze kuhakora usubiremo. Ikibazo ni kimwe ahubwo, ntitunanirane, amafaranga yawe niyo arahakora. Benique ati ibyo uvuze nibyo numvise cyangwa ndi kumva nabi? Nyiri igipangu mu ijwi ry'abakire ryuje kwishongora, ariko se wakennye byose? Ubwenge, uburere, amafaranga no kumva byaragiye. Uku kwezi turimo nturanyishyura, ubu turi ku itariki 11, kandi ukwashize nako ntiwanyishyuye. Ugiye kunyishyurira rimwe y'amezi 2, hanyuma mpamagara abafundi mbakoresha njyewe ubwanjye. Ndaba ngushyiremo imiyaga kuko mu gihe uba mu nzu uba ukwiriye no kurinda umutekano wayo. Zora yararakaye avuganira Benique, abwira uwo mugabo ati mubabarire usubire mu byawe, umuhe umwanya atekereze. Uretse ubunyamaswa mugira ngo nuko tubabera mu nzu, nta nimwe wamugirira koko? Nta no kubabazwa nuko bamwibye ibintu byose bakabimumaraho? Nyiri igipangu ati natanyishyura ubwo harare hameze hatyo n'ubundi ntanyishyura. Nabwirwa n'iki katari abagabo be bahatoye baje kumureba mu ijoro, batinye kunyura ku irembo kuko hari abasekirite. Gabanya guteta, nubatse nta n'umwe uri hano. Reka ngende ngaruka yafashe umwanzuro. Benique yasigaye ahangayitse, ariko noneho yabaye nk'igiti. Kurira ntibyamukundiraga, ahubwo yasaga n'uwataye ubwenge atiyumvisha neza ibiri kumubaho. Zora yaramubwiye ati none se Beni ugiye kubigenza ute?
Undi nawe ati kubera ko ukwezi kwashize ntayamuhaye kandi nuko kukaba kugeze muri 11 nagombaga kumwishyura 50 by'amezi abiri, ariko n'ibikoresho byo mu nzu babyibye, ku kazi naho banyirukanye. None se ubwo urumva nkwiriye kuvuga iki ko n'ibibazo byanjye byose ubizi? Zora ati bishoboka bite se? Ku kazi baguhoye iki? Benike ati ndatwite inda irakuze, bashaka abakozi bafite imbaraga batari nkanjye. Amarira amanukaga ku matama ariko ijwi rikiri ryarindi nta kiniga. Byari byamurenze yabaye nk'utagifite umutima wo gutekereza ku byo kurira. Zora yamwinjije mu nzu amuha amazi yo kunywa, amwarurira ibyo kurya, aramwihanganisha, ariko Benike ibitekerezo byari kure. Akimara kurya aramubwira ati rero Zora, nungutse igitekerezo. Aho kugira ngo nishyure iyi nzu uwasha kandi ho kuba. Zora ati hanyuma amafaranga wari umurimo bikagenda bite? Nawe ati nta muwa mfitiye namba kandi nanjye nta kintu mfite. Aho kumwishyura ateye atya nkamuha amezi abiri yose uwakwigendera nkayatanga ahandi. Aho najya nakodesha amezi abiri. Benike yabaraga iminsi 30 y'ukwezi atishyuye agashyiraho 11 y'uko kwezi kundi. Yatekereza ko no mukundi kubura iminsi 19 agomba kwishyura andi akumva bimugoye. Zora yaramushyigikiye ati noneho uyu munsi ryamuruhuke, mu gitondo turajya gushakisha aho wabona inzu. Njye akazi nzakajyamo ku wundi munsi, ejo ndasiba ngufashe. Iyo Benike yajyaga mu kazi yagendaga yambaye ipantaro n'agapira gato kugira ngo aze kubona uko arenzaho isarubeti. Iyo niyo myenda yarasigaranye imbere n'inyuma kandi nta mafaranga ahagije yari afite. Wavuga ko nta na make yari afite kuko yasabwaga guhaha ibyo kurya, ibikoresho byo mu nzu, akazigama yazifashisha mu gihe cyo kubyara utibagiwe n'imyenda y'umwana. Inzu yaragiye gushaka nayo kandi yagombaga kwishyura amezi abiri nibura. Ikigeretse kuri ibyo nta muntu n'umwe yari afite wamuguriza amafaranga kuko na Zora muri iyo minsi yari mu bukene. Yagumye ku kwa Zora bacuranga radiyo barateka iryo joro araharara. Mu gitondo bagiye gushaka inzu bitabagoye bahita bayibona. Imwe abayibagamo bari bagiye mu buryo butunguranye bituma nyiri igipanga arakara cyane kuko yibwiraga ko bazahamara iminsi. Kubera ubukene nawe yari yifitiye, Zora na Benike bakimugeraho bakamubwira ko bashaka inzu, yahise abihutisha bereka iyo afite. Byari ibyumba bibiri binini kandi ababagamo yabishyuzaga menshi. Benike yari afite 50 bari bamuhembye ku kazi n'andi 40 yari afite kuri konti. Ayo niyo yakoreshaga mu bintu by'ibanze anayazigamye nk'uburinzi. Iyo yishyura aho yabaga amafaranga ari kubasa naho amushizeho kuko ukwezi kumwe yishyuraga 25. Kuri iyo nzu ho nyiri igipangu yaramurebye aramubwira ati niba ugiye kuyibamo wenyine ukabona twite turahuza byanga bikunda. Benike ati nta mafaranga yandi nguha keretse niba 15. Bakiganira umugore w'uwo mugabo yaje aturutse mu nzu yisetsa atabona abakiriya b'inzu bataramwikiriza aho Benike atamuzi ati niwe ushaka inzu cyangwa ni mwembi. Benike yamubwiye ko ari we atari ku mugabo wawe yanze yo turi kumuha. Umugore yajyanye umugore ku ruhande aramubwira ati dukwiriye kwakira ibyo 15 akaba habaye ariko akatwishyura amezi abiri. Ubwo ari umwe ntazatugora. Ubundi sura yanga kaba bavuyemo bayije mashize umwaka ibereye aho twungukaga iki? Twe rero tumwemerera abahabaye muri aya mezi abiri tumubwire ko mu kwezi kwa gatatu natatwishyiraho twifuza azagenda. Ibibazo dufite nawe urabizi rwose. Baragarutse bayimuhera 15. Abana babo babiri bose bari barashatse. Nta mukozi wo mu rugo bagiraga muri iyo minsi, imirimo yose barayikoreraga. Bari bafite umuntu bahingishiriza imirima, umugabo yabona agatege nawe akajya kwirebera uko bihagaze. Benike yabishyuye yihuse, ageze mu nzu agira amahirwe asangamo agatebe naho kumanika imyenda, ariko we ntacyo yari kumanikaho kuko nta mwenda yarasigaranye. Zora nawe yaraharebye arahishimira. Benike abaza umugore wa nyiri igipangu ati none se ninjye uzajya uhaba gusa? Ninjye uzajya uba muri iki gipangu njyenyine? Yaramusubije ati oya, hano haba umusore muri uwo muryango mwegeranye. Ubu ngubu narimo nuko adapfa gusohoka mu nzu. Nanjye mubona nka rimwe mu cyumweru, uretse ko nacyo cyashira namubonye. Kandi akenshi mba nicaye hano hanze ariko sinjya mubona. Byarabatangaje bati none se akora iki? Ni gute waba utamubona koko? Nawe ati numubona azakubwira. Rimwe na rimwe ashobora gusohoka akambona hanze agasohoza akikomereza. Agaruka yihuta atavuga yambaye kuteri akinjira akikingirana. Kandi se nabamubaza icyo ubundi. Benike na Zora bagize amatsiko, Zora bashaka no gukomanga ngo barebe uwo ari we ariko bagira isoni. Yasubiranye iwe na Benike aramubwira ati rero nta myenda ufite. Reka nguhe akajipo n'agapira k'ingofero ujye uhinduranya n'iyo pantaro. Wenda uriyeranje ugura udukoresho tundi. Benike aramuhobera amushimira cyane. Agiye kugenda Zora yamuhaye n'isume atakira ujye ubona uko woga. Mfite 2 rero si ngombwa kugura indi. Kandi ndahari ikibazo cyose wagira wambwira kitari cy'amafaranga ariko iyo yarabuze nawe urabizi. Nzajya nkuvugisha kenshi nuva ukomeza. Yamuseze yafataga agapira amushyiriyemo utwo twenda ajya muri ya nzu. Akigeramo imibare yamubanye myinshi. Umusore wamuteye inda yari amaze amezi arenga 2 ho gatatu amuvugisha yarakwiyeho telefoni. Iwabo ho bari baramuciye mu muryango kandi nta kazi yari afite. Yarasigaranye 60 gusa kuko 30 yari yayishyuye ku nzu mu mezi 2. Umwana yari atwite yarakeneye kugurirwa imyenda nawe akeneye guhaha. Ikindi ntahandi yatekerezaga ko yabona akazi atwite.
Nta gikoresho na kimwe cyo mu nzu yari afite, nta shuka cyangwa matera. Aho kurara naho byari ibibazo. Yaribwiye ati reka njye kugura matera niyo yihutirwa, wenda nzajya ndya ubusa ariko mfite aho kurara. Yagiye kuyigura ahitamo intoya y'ibihumbi 20. Mu kwishyura umugore mugenzi we yamukubise urushyi rubi cyane, amatama yihinduka umutuku. Yahamagaye abantu bose bari hafi abereka amafaranga yari amuhaye. Batunguwe no gusanga yarishyuye inote zitari iza nyazo z'incurano. Bashatse kumukubita babonye ko atwite bagira impuhwe. Umugore umwe yaravuze ati nimusigeho mutamwicana n'umwana atwite bakabaheza muri gereza. Natubwira ko ayo mafaranga wasanga tuburiye n'abandi benshi. Benike yarasebye ararira asaba imbabazi ati basi nimureke nisobanure. Bamuteze amatwi ati njye naho amafaranga ejo nyishyira hamwe ntitaye kukureba niba ari ibiwane. Nukuri ntabwo nari mbizi kandi hano niho mpereye n'ahandi hantu nigeze nyura ngo ngure ikintu. Ahubwo nareke ibiwane tubice mwishyura nde. Bose bateye hejuru batura umutekamitwe uva muri rusoko ugenda hatagira undi muntu utuburira umuha inote za pirate. Bwa mbere yumvaga amarira muri we yarashize ariko noneho yararize arahogora. Yasubiye aho yari yakodesheje ahageze abari bwatekereza kuko bari burye. Nta mbabura yari yakaguze nta n'isafuriya. Yasubiye ku muhanda yigurira imbabura, agura amakara yo gukoresha umunsi umwe, agura isafuriya imwe, isahani imwe n'ikiyiko kimwe, agura n'ibyo guteka by'umunsi umwe. Nabwo amafaranga yabonye asa n'amushiranye, yarasigaranye ibihumbi 30 gusa kuko muri bya bindi 60, 20 byari pirate, andi 10 yaguzemo ibyo by'ibanze. Yafashe telefone ahamagara mama we amukupa ako kanya, ahamagara barumuna be n'abakuru be banga kumwitaba, abandikira ubutumwa ntibamusubiza, ahamagaye basaza be nabo banga kumufata. Yahamagaye nimero ya Damiye, umusore wamuteye inda asanga itariho. Inzu yari arimo yari nziza cyane isa nk'amata. Irangi ryiza ry'umweru ryarimo nibwo bari bakirishyiramo. Amatara ricanagaho nijoro rikaba ryiza kurushaho. Ibyo ntacyo byari bimubwiye kuko uretse no kurya bike bidafashije akabirya ahangayitse kandi abitamo amarira, nta naho kurara yari afite. Yishyizemo ko abantu bose bamwanze, n'isi ubwayo yamwanze, yanga kugira uwo yongera guhamagara ngo amubwire ikibazo cye. Yamaze kuryambaraho umupira w'ingofero asasa swime aba ari harara. Sima yageze aho irakonja kubona ibitotsi biranga. Yararira amarira ageze atangira gutemba kuri sima. Agahinda kari kenshi kandi nta gitekerezo cyo kuva muri ibyo bibazo yari afite. Hafi saa 10 kubera gukomeza guhatiriza ko yasinzira kubw'amahirwe agatotsi karaje ariko ntikatinda. Nta masaha 2 yamaze asinziriye. Yasohotse hanze ategereza izuba arigunga, umunsi wira nta hantu agiye uretse kwinjira mu nzu akicara kuri ka gatebe akagaruka hanze gutyo. Uwo munsi bwije atabonye wa musore wabaga mu nzu yari ituranye niye. Ahubwo akinjira mu nzu amaze gukinga nimugoroba yumvise ari bwo asohotse. Yashatse gusohoka nawe ngo amurebe ariko yisubiraho. Iryo joro noneho aribwiye atari kuba kwicara ku ntebe sinasinzira uko sima ari ibibazo. Yicaye ibitotsi biraza arasinzira kubw'amahirwe bigira saa 8 z'ijoro agisinziriye. Aho yakangukiye bwaki yatongeye gusinzira. Yazindutse ajya ku muhanda hari ibyo guteka, agura n'amakara y'umunsi umwe asigara n'ibihumbi bitarenga 18. Ayo ntiyari kuyaguramo matera ngo abone aho kurara. Yibazaga uko bizagenda ndaba yamaze kandi nta handi hantu bapfa kumuha akazi. Yirirwa aryamye kuri Yesu atekereza cyane bigera saa 9 z'amanywa. Yabuze icyo akora afata ibase ya nyiri igipangu yari hanze ajya muri dushe amaze koga yambara yaje pozora yari yamuhaye. Zora yari ananutse kandi yari mugufi ugereranyije na Benike akunda no kwiyambarira utuntu tugufi. Benike yari yambaye isa n'imuhambiriye kandi igera hejuru y'amabiho gato yigira ku muhanda ngo abatembera. Gusa yari mwiza afite amaguru meza ku buryo nyiri igipangu yamubonye yambaye ku kajipo akagira ngo asanzwe yicuruza niko kazi yikorera. Yamufashe nkaho yambara ryagambiriye kureshya abagabo. Benike yatashye nka saa 12 aza yiyemeje kuvugana n'uwo mupangayi mugenzi we atarabona. Yakomanze ku muryango rugenda kurumena wa musore asohoka hanze ngo arebe umuntu ugiye kumumenera urugi. Agikingura Benike yahise amusubiza turaho neza amakuru yawe, njye nitwa Benike ndi umuturanyi wawe, wowe witwa nde kuki utagisohoka mu nzu? Nari nahangayitse nzi ko wapfirimo bukaba batabizi. Uwo musore ati none se merehe nsubiza, uvuze byinshi rwose. Nitwa Ray ndi umuturanyi wawe mba ndi mu kazi kanjye niyo mpamvu nasohoka, ikindi ndi muzima wabibonye. Hanyuma ko nkumangiye nta mahoro? Benike ati nta mahoro ariko nifuza kumenyana n'umuntu duturanye. Ray ati wawo ni byiza, abandi babaga hano nabo ni nkanjye ahari, nta wigeze ashishikazwa no kumenya uwo ndi we keretse niba baratinye kumena urugi nkanjye. Benike yarasetse ati none se iwawe hari iki? Ntabwo wakira abashyitsi? Sinakagombye guteka uyu mugoroba kandi ndi umushyitsi. Ubundi se wowe uyoboye ko kwimuka bivuna? Umuntu abataranamenya neza aho ari, rero biba byiza iyo usanze hari umuntu akakwakira nibura. Yamuhaye ikaze mu nzu ati ibyo nabyo wowe injira nteke nuko dusangire. Benike ati ni byiza ko ubyemeye, ndarinze ko uri umuntu ufite umutima mubi udashaka kuvuga kubera ko utanasohoka nyine ngo ujye hanze, none ubanza nibeshye. Yamubajije icyo akora. Ray ati nkora akazi ko kuri interinete nka gusobanurira hari igihe utakumva neza. Ray yagiraga intebe imwe gusa n'ameza aterekagaho imashini ye. Inzu ye yari mu cyumba kimwe aharara yarahashyize rido.
Benika akinjira yabonye ko yicaye kuri iyo ntebe kandi ko ku meza hariho imashini, akurura amarido yicara ku gitanda aho bari kuba barebana neza. Uwo mugoroba Ray yari yapanze kunywa amata ariko yarabonye umushyitsi. Yacanye gaze aterekaho umuceri. Yarebye mu nzu abona nta mboga afite, abwira Benika ati ugumye hano gato ndaje ngiye kuzana akantu ku muhanda. Benika yarebye ko igitanda gishashe neza aba yiryamiyeho ngo ategereze Ray. Mu kugaruka n'iminota 15 ishize yageze mu ndasanga umukobwa yasinziriye. We yamwitaga umugore kuko yari atwite. Yarivugishije ati uyu mudamu asinziriye aka kanya. Yaribajije ati uyu mudamu asinziriye aka kanya. Yamuhamagaye mu izina ati Benike. Benika akomeza guceceka. Yanze kubitinda ateka yitonze, yanga gukangura umugore wari uhise usinzira. Yagize ngari wenda afite uburwayi runaka arituriza. Agisoza guteka yaribye asubira ku ntebe yikorera akazi ke. Saa 5 ibitotsi byatangiye kumufata, aryama mu ntebe atangiye gusinzira. Benika arakanguka ati Ray wavuye ku muhanda? Ray nawe mu bitotsi ati natetse bihiye ntinya kugukangura. Benika ati woya wibimbwira watetse ryari? Nsinziriye se? Uko naba nakabije? Yariye yihuse ati bayi nahejo, ariko mpa nimero yawe ninjya ngukenera nzajya nguhamagara kuko udapfa gusohoka. Mu gusohoka yambaye kakajipo kagufi kandi kamuhambiriye, yumvise umugore wa nyiri igipangu witwaga Berina ari kwiririmbisha uturirimbo muri iryo joro kandi amatara yo mu nzu yacyaka. Yanze kumutinda ajya kwicara kuri ka gatebe. Mu mutima yarishimye arivugisha tuzi ko ibitotsi bishize, umunaniro wose uragiye pe. Mu gitondo cyakurikiyeho yahamagaye Ray ati kingura tuganire noneho ejo ntitwaganiriye. Yaramukingura amubwira aho aturuka, aho yize, amubarira n'izindi nkuru zo mu buzima bwe ariko ntiyavuga ku kuba atwite. Akimara kumubwira ibyo Ray yasubiye hanze agiye kwihagarika, abanza kuganiriza Berina. Agarutse asanga Benika yasinziriye kare cyane. Noneho yatangiye kubitekerezaho ati ni gute yabaza hano agahita asinzira ako kanya? Kuki asinzira buri gihe? Kuki aza yambaye akajipo kareshya gareshya? Cyangwa bashaka kuntura mu mutego? Yamwitegereje neza yitonze kuko abona aramutse ari umukobwa cyangwa adatwite atyo yamugusha. Benika yari mwiza cyane, mu kwirambika agahita asinzira. Noneho yari yiyoroshe, ikibero hafi ya cyose cyari hanze, umupira wazamutse inda igaragara. Ray yamworoshe ishoka akomeza akazi ke ariko anibaza impamvu yabyo. Mu masaha ya saa 6 nibwo Benika yakangutse aramubwira ati ndari nsinziriye nizere ko ntisha akazi kawe. Ray ati nta kibazo nta kazi kanjye wishe. Nawe ati ntuteka se? Ray ati nateka nimugoroba ubu simfite inzara. Benika ati noneho ntiza safuriya yawe ujye kwitekera ndayiguha ku mugoroba. Mfite ibishyimbo nabuze uko nteka. Yarayifashe kigera hanze aza gutwara ibase afata n'amakara. Ray yaravuze ati uyu mukobwa niba ari n'umugore ndabona yisanzura cyane ariko ntaribe buriya arabigarura. Akigera hanze Berina yandikiye Ray ubutumwa agira ati Ray njye n'umugabo wanjye dushaka kuganira nawe nubone kuza tuganire. Ku mugoroba agiyeyo bamuha ikaze mu nzu bamuhata ibibazo arumirwa. Berina ati none se uriya mugore musanzwe muziranye? Atarasubiza umugabo nawe ati cyangwa n'uwo mu gace k'iwanyu? Ray ati hoya simuzi n'amazina ye nzimo rimwe gusa. Berina ati none se ko nzi ko uri umusore utuje utavuga menshi, hano hari abaga n'abakobwa bakagenda mutavuganye uri utwita gufatishije ati? Ray ati gute se kandi? Berina ati nzi ko uri inyangamugayo, babarira untege amatwi kandi nizere ko utabifata nabi. Nanjye nabaye umukobwa narabyaye mfite n'abakobwa mungana. Icyo nakubwira nuko abagore batwite baba bakeneye abagabo cyane. None uriya gutiye mu mutego mu minsi 2, urumva utari guhemukira umugabo we koko? Yego ni mwiza ariko si uwawe. Rero dushaka kuvuga ko njye nawe duca inyuma umugabo we? Oya rwose waba wibeshye. Benika sindamukoraho. Uretse n'ibyo namwe murabizi ko nta mukobwa nigeze nzana iwanjye. Sinzi rero impamvu nahitamo umugore w'abandi kandi anatwite. Berina ati umugore utwite utari kumwe n'umugabo we ashobora kukugusha kurusha abakobwa ureba ukabona bafite umuriro ugurumana cyane muri bo. Umugabo yaramwunganiye ati nanjye nabaye umusore nzi uko duteye. Iyo umugabo abonye umugore yaba we cyangwa uw'abandi ntabura kuvuga ko ari mwiza nubwo yaba atamwitayeho cyane. Ubwiza bw'abagore ni ikintu umuntu wese w'umugabo ahita abona ako kanya. Iyo rero ubwo bwiza ufite ubushobozi bwo kubugira ubwawe uba utsinze igitego abandi bagabo benshi. Kandi umugore wese washimye ubwiza icyifuzo umugiraho ni kimwe. None wowe warakwizanira. Sinzi niba wabihagararaho ngo uvuge kaza yambaye kuriya akajipo kamugaragaza uko ateye ngazi wawe hamara amasaha 6 mwitegereza muganira nta kintu murakora. Kandi nubwo mwaba mutaragikora ashobora kuba yakwishe mu bitekerezo agatuma wifuza kugikora. Ray yarababwiye ati nimutuze nta cyaha nakoze. Sinaruta mpimukira umugabo we nubwo ntamuzi. Berina ati si wowe ikibazo n'uriya mugore. Iyo ubonye icyagura honga aho kukishyira. Ukwiriye gukomera ku nyangamugayo bwawe. Kandi ntibizoroha ukireba ibibero by'amasaha menshi ku munsi. Iri ati nkora ikize niho turakuze uzi icyo gukora kandi ibyo ushaka byose urabyemerewe. Icyatumye tukuganiriza nuko tubizi ko witonda uri umuntu ufata imyanzuro mizima. Ray akigera hanze avuye mu nzu yabo yaratekereje yumva nta mwanzuro afite hafi.
Yari umuntu mwiza agira impuhwe, atapfa kwima umuntu ubufasha mu gihe abukeneye, ariko nawe ntiyifuzaga kugwa mu cyaha kandi yabonaga ko bishoboka mu gihe kuko Benika yaba ariyo ntego afite. Benika yasoje guteka, amuhamagara kuri telefone ngo amuhe ibikoresho bye. Amaze gukingura ati ngiye gutwara iyo sahani nini nguhe isafuriya natwaye, natetse byinshi byanze gushiramo kandi nawe ukeneye guteka. Ray yagiye kumubuza kuyitwara, burahahera bura n'icyo avuga. Benika agiye gusohoka aramubwira ati ntukinge, ndaje mbanze noza isafuriya yawe nyikuzanira imeze neza. Mu kugaruka nabwo yicaye ku buriri ariko Ray yanga kumuvugisha. Mu masegonda make Benika yatangiye kugwirirana kubera ibitotsi, nta kindi arengejeho yahise yiryamirana niyorosa. Ray yarabibonye ko ari ibitotsi nta kujijisha kundi kurimo. Benika yari ananiwe nta byo kubyigira, yaratuje akomeza akazi. Saa 3 z'ijoro nibwo yongeye gukanguka. Ray yamurebye mu maso ati Beni, nubwo tutaramenyana nifuza ko unyisanzuraho birenze uko ubikora. Benika ati koko se? Nawe ati yego, nifuza kukubera inshuti aho kukubera umuturanyi gusa, kandi ndishimira kugutega amatwi no kumenya ikiguhangayikishije. Nimba mfite ubushobozi nzagufasha uko nshoboye. Benika yazenze amarira mu maso. Turakomeje Ray, ndabizi ko nkubangamira kuko nza hano ngahita nsinzira, nanjye mbafite isoni ariko nta yandi mahitamo. Nzi neza ko wabangamiye no kubona gutera isafuriya, nayizana ngatwara isahani ariko nta kundi nagira. Mbabarira nanjye sinjye. Ray yaramwegereye amukoraho ati nanjye hari ubwo niheba nkumva ndi nyakamwe kandi nta muntu unyitayeho. Bimbaho kenshi ariko mfite inshuti tuganira, buriya kenshi ntari mu kazi hari abantu mvugisha kuri telefone, ariko wowe uri hafi yanjye, kuki nakomeza kwigunga no gushaka kwimarira ngo kuri telefone kandi mfite umuturanyi? Mbabarira unyisanzure umbwira ikibazo ufite, ndagufasha uko nshoboye. Benika ati wamenye ute ko mfite ikibazo? Yatangiye kurira. Ray ati buri ko winjiye hano uba ufite ibitotsi kandi birangira usinziriye, none se bimeze bite ko nanjye biba byangoye kubyumva? Benika ati ngwino tujyane mu nzu yanjye urahita ugaruka, ni umunota umwe gusa. Ray yarabyemeye binjirana mu nzu ye. Yaratunguwe aramubaza turara he, imyenda yawe iri he, none se ibintu byawe biri hehe? Yararize amarira amanuka ku matama. Ray ati reka dusubire mu nzu yanjye umbwire wisanzuye. Bagezemo Benika ati Ray, uko mbona uko narize nasoje amashuri yisumbuye, nyirangiza kwiga nkundana n'umusore yari mwiza kuri njye, ari uw'inzozi zanjye. Uwo musore yitwa Damiye. Kubera ko namukundaga nahoraga iwabo, iyo yifuzaga ko musura najyagayo iwabo nabo bageze aho baramenya. Kubera ko nari maze kwibwira ko tuzabana, uko nifataga ndi kumwe nawe narabigabanyije nisanga nsamye inda ntateganyije. Narabimumenyesheje ati humura ngiye kuba ntekereza icyo gukora, mu minsi mike ndakubwira uko tubigenza. Mu mezi atageze no kuri 2 kubw'amahirwe make mama yahise amenya ko ntwite. Yarasakuje ati ni gute watwara inda udafite umugabo, utariga kaminuza, nta n'akazi ufite koko? Yahamagaje umuryango wose banzura ko ngomba gusanga uwanteye inda. Nazinze utwanjye njya kwa Damiye ari n'umugoroba. Iwabo yari afite geto iri ku irembo ku buryo abiwabo batapfaga kumenya uwamusuye mu gihe yabaga atabishaka. Yarambwiye ati icyo natekereje nzi ko uragikunda, urabizi nifuza kubanza kubaka inzu nziza iberanye n'umukobwa mwiza nkawe, kandi ngiye gutangira muri uku kwezi. Sinakomera ko tubana ubu kuko ubwo naba mbaye umugabo iwacu ntibagire icyo bamfasha mu kubaka. Ngiye kugushakira ahantu buri unakora akazi, nzajya nguha n'amafaranga yo kwifashisha, ibindi tuzabipanga nyuma. Ray ati mbega byiza, nuko waje nawe burya? None se nyuma byaje kugenda bite? Umukobwa yararize arahogora. Ray amuha agatambaro ko kwihanaguza. Yasoje kurira aramusubiza ati mu gitondo abandi batarabyuka twazanye inaha dushaka inzu, ayishyura amezi 2. Yandangiye n'akazi mu bitaro. Iyi nginze umukobwa uhagarariye abahakora amasuku amubwira ko nanjye ngiyeyo nagakora neza, nubwo yamwinginze ntabyumva yiherereye. Mu gitondo yaratashye asubira iwabo ndasigara. Wa mukobwa nawe yakoze uko ashoboye arakambonera, banyongera mu bandi bapuranto. Uwo munsi niriwe nishimye, nari mbonye akazi, nari kujya mpembwa 50,000 ku kwezi kandi ntwite. Ikindi Damiye yansezeranyije kwishyura inzu najya ku kazi kakantunga. Umve ngo yansize mu nzu y'25,000 ku kwezi. Kugeza aho Ray yumvaga ari byiza. Damiye yaragerageje ariko Benika yarongeye ararira. Tuzi ibyabaye. Kuri uwo mugoroba nahamagaye Damiye ntiyacamo. Nakomeje kugerageza biranga, ndamuhamagara mu bura burundu. Nahamagaye iwacu ngo numve ko bamvugisha, baranyihorera. Bo nyine banyanzura unuka ngo narabasebeje, ntibaba bifuza no kumenya amakuru yanjye. Natewe agahinda na Damiye, nanjye sinjya mbona uko ngasobanura. Yatumye niheba. Kubera ko tutakoraga ku cyumweru, narateze njya kumureba iwabo, mpageze nyina abona ko ntwite, ati none se warashatse? Nanjye nti Damiye ari ahubwo. Nawe tashize icyumweru agiye mu kazi, ubu ntawe uri inaha. Nanze kugira icyo mubwira ngaruka inaha, akazi kakajya kunanira kubera agahinda. Ariko nyuma yaho nishyizemo ko ubuzima bukwiriye gukomeza, Damiye yaba hari cyangwa adahari. Akazi ko kari kagihari, ariko sinakamazemo amezi arenga 2, nyine urabona ko banyirukanye.
Ray yatangajwe n'ibyo bintu byose byamubayeho ariko ntiyari yakamenye byose. Benike yakomeje kumubwira akantu ku kandi amusobanurira neza ukuntu bamwirukanye ku kazi, yagera iwe agasanga bamwibye bigatuma aza gukodesha aho ngaho, nuko yasanze wa mukobwa wo kwa muganga yaramuhaye amafaranga ya pirate yajya kuyaguramo matera bikaba ibibazo. Impamvu yajyaga kwa Ray akaryama agasinzira nuko yararaga kuri swime. Yamweretse amafaranga yarasigaranye ati nayangaya gusa, nguzemo matera nazicwa n'inzara, nta hantu na hamwe bampa akazi ntwite inda yenda kuvuka kandi nshobora kuzabagwa wenda. Uretse uriya mukobwa nta wundi nizeye ko yazamba hafi. Umbabarire kubwo kukubera umutwaro muri iyi minsi, ngera ku buriri bwawe ngasinzira kuko njye sinavuga ko mba naryamye. Gusa umbabarire ngiye kumenyera kurara kuri swime ahari sinzagaruka kugutesha umutwe. Ray kwihagararaho byaramunaniye, amarira atangira kumanuka ku matama. Niyumvishaga ko umugore utwitabaho muri ubwo buzima. Yamugiriye impuhwe aramubwira ati iri joro ngiye kurara mu nzu yawe, ndajyanamo umukeka wanjye nsasi kuvorore, nawe urare hano ejo nzakwereka icyo gukora. Mu gitondo cya kare yasohotse hanze, biri namubonye arikanga. Yaramwiboneye yanzura ko ubwo basigaye bararana. Yaramubaje ati none se wabaye umugabo byarangiye umugize umugore cyangwa kuko yari uwawe biriya byarukutijisha? Yanze kumuvugisha akomeza ku muryango we. Yarakomanze, Benike aza gukingura, Beri nabyibonera n'amaso ye biramucanga. Bari baguranyeho kurara. Yagiye mu nzu akomeza kubyibazaho anabiganiriza nk'umugabo we kuko byari bitangaje. Ray witondaga bari bamaze kubona ko ari gukora ibintu bidasanzwe. Uwo mugabo nta gutinda yabatumijeho bombi ababaza ikijya mbere hagati yabo. Yarengeje ati niba muryamana nta mpamvu yo kwihishahisha, nimubishyire ku mugaragaro mubane mu nzu imwe, amafaranga mutanga ku nzu ebyiri yaba ari menshi. Ray ati kuki mupfa kuvuga ibyo mushaka mutamenye neza ikibazo gihari? Yabasobanurira ibibazo bya Benike bagwa mu kantu. Yakomeje kubabwira impamvu ziwe kenshi, imitima ibacira urubanza. Bibwiraga ko wenda Benike ashaka kugusha Ray mu byaha ariko we nta kundi yari afite kubigenza. Babajije Ray icyo agiye kumufasha nawe ati ngiye kumuguriza amafaranga agure matera n'amashuka hanyuma ajye arya ku byo nariye. Igihe cyo kubyara nikigera nzamuba hafi, wenda iby'inzu byo uko iminsi izagenda ishira niko tuzunguka ibitekerezo. Beri ati noneho ntiwigore, n'ubundi iminsi tumaze twirirwa hano irahagije. Nshaka gusubira mu bintu byanjye nkajya njyana n'abahinzi mu murima njye n'umusaza, ajye dutekera arye ku byo yatetse. Hano hari matera umukobwa wacu yararagaho, hariho n'amashuka. Afata icyumba tubere umukozi tuzajya tumuhemba buri kwezi. Nabyemera bikore, nabyanga umufasha uko biteganyije. N'ubundi ubwo iriya nzu yo turashakiramo undi mupanga niyemera kuba hano. Benike yemeye ko agiye kubakorera, Ray nawe arabishyigikira. Byabaye bityo Ray akomeza ubuzima bwe yirirwa mu nzu ariho akorera, ariko mu masaha ya saa 5 akajya hanze akaganira na Benike atetse. Benike yari atuje noneho atangiye kwakira ibyamubayeho. Ya mafaranga yarasigaranye yaguzemo ikanzu nziza ibereye umugore utwite, aguramo n'akandi gapira ko kwambara. Icyo akora Beri namubwiye ko mu kubyara azirwariza akishakira imyenda y'umwana, akishyura ibitaro kandi agashaka abamugemurira umwana yavuka ntamugarukire mu rugo, agashaka ahandi akomereza avuye mu bitaro. Ibyo nabyo ntibyari kuba byoroshye. Kujya iwabo ntiyari kubikora na gake kuko bari abagome ku rwego rwo hejuru. Bo bumvaga abana mwica bamuziza ko yatwara inda mu rugo. Ray yamumaze ubwoba, amusezeranya ko nagira igihe cyo kubyara azamuba hafi kandi akamushakira aho yerekeza. Imyenda y'umwana we yamusabye guhamagara Zora bari bahuriye mu gipangu akamufasha kuyigura mbere y'igihe. Bidatinze igihe cyo kubyara cyarageze. Benike yagiye mbere kuko amatariki kwa muganga bamuhaye yahoraga n'uwo munsi. Agezeyo nibwo yabwiye Zora, ariko Ray we yari abizi ari niwe wamutegeye moto. Zora yaje asanga amaze kubyara. Yabyaye neza nta kibazo na gito kibayeho, abyara umwana w'umuhungu uje ibisabwa. Uretse kumushakira ibyo kurya akamufasha no kwishyura udufaranga duke ku bitaro kandi natwo twe, Zora nta kindi yari agiye kumufasha. Ariko byari ibibazo byo kumenya aho arerekeza nava mu bitaro. Uwo Ray wari waramwemereye kuhamushakira nta kindi bari bahuriyeho na gito uretse kuba barahuriye mu gipangu yakumva ibyo akamugirira impuhwe. Ku munsi wa kabiri ariko haciyemo ijoro rimwe gusa baramusezereye. Ray yahise ahagera, Zora amufasha umwana berekeza ku marembo. Imodoka nziza Ray yari yakodesheje yari ihaparitse, binjiramo. Zora na Benike binjira batazi aho berekeje. Benike amarira y'ibyishimo yamuzenze mu maso nubwo atarazi neza ikigiye gukurikiraho. Baragiye bagera ku gipangu cyiza mu rugero runaka, ku nzu nziza cyane yasaga nk'ahita amaze iminsi myinshi yubatswe. Binjiyemo basangamo ibintu byose. Intebe nziza z'imifariso, amarido ahenze, ibikoresho byo mu gikoni bishyashya, ibitanda na matera mu byumba bitatu n'ibindi byose watekereza biba mu nzu. Nyuma yo kuyinjiramo, Ray akayimutemberezamo yose we na Zora. Yaramubwiye ati nunanirwa uryame muri kiriya cyumba. Zora bishaka yakwemera akakuba hafi nkajya muhinsimbura mubyize muri iyi minsi mu gihe tugishaka ikindi cyo gukora. Icyo nshaka ni ukukubona utuje gusa. Byari byabacanze bibaza aho hantu ahariho. Ntibiyumvisha gukunda Ray wari ukiri muto yaba yarigondeye icyo gipangu.
Ray yaraberuriye ati naje nta nzu mafite ariko ubu ndayifite. Hashize ukwezi inzu yanjye yuzuye, niho nshaka kwimukira nkajya makorera akazi kanjye. Rero Benike nzi ibibazo bye kandi nawe nzi ko uri inshuti ye nubwo nawe mwahuriye inaha. Inshuti n'ubundi ziba ku nzira. Niba yarakubwiye ibyo byose nawe urabizi ko nta handi ho kwerekeza afite kandi nta bandi bantu afite. Mube hafi umwiteho umufashe muri iyi minsi mike, ibyo muzakenera byose nzabibaha mu gihe cyose muzaba muri hano. Zora yaramubwiye ati Ray, uri umuntu mwiza ntigeze mbona, nanjye sinagutenguha na gake. Ndahamara iminsi yose ishoboka kuko n'ubundi akazi kanjye ngakora mbere ya saa sita gusa. Saa saba nzajya mba nahageze mpirirwe kandi mparare. Nk'uko wabivuze icyo gukora kizaba kiri kuboneka. Yasubiye mu modoka yari yakodesheje asiga Benike na Zora mu nzu ye. Ubwabyo no kubizera akabasigira inzu nziza nk'iyo nta hantu namwe abakinze byabakoze ku mutima. Impamvu atari yakaje kuhaba akomeje gukodesha nuko yifuzaga kuzayibamo ari kumwe n'umugore atakiri ingaragu. Ariko akazi kenshi katumaga abura umwanya wo kuvugisha abantu bituma abakobwa bamucikaho kandi nawe yumvaga ibyo kuba adafite umukunzi ntacyo bimubwiye. Zora yamubaye hafi, Benike agira igihe cyo guheka umwana bakiri kumwe, ajya mu kazi, ku mugoroba akazi bakaba bari kumwe. Muri iyo minsi aho yakodeshaga yabaye yaretse kujyayo. Icyumweru cya mbere cyashize yari atabasuye cyangwa ngo bahamagare. Benike nawe yaburaga ahera amuhamagara kandi nta kibazo na kimwe afite ngo wenda agiye kukimubwira. Nyuma y'iminsi 10 Ray yagiye kureba uko ameze. Yamusanze ameze neza aramuhobera mu imbuto yaramuzaniye. Benike ati Ray, nkomeje guhangayika ntekereza ku mutwaro nagushyizeho. Ubu buzima bwanjye buri mu biganza byawe. Kuko mbwira uzakomeza kumfasha kugeza ryari? Ray turabirambiwe. Nawe ati oya, nuko mbona ukora ibirenze ibyo umuntu yatekereza. Ray ati humura ntukomeze guhangayika. Impamvu yatumye duhura nzi neza ko ariyo nziza kandi ikomeye kurusha icyo twibwira. Muri twe nta wari uzi ko tuzahurira muri kiriya gipangu. Gira icyizere impamvu twahuye n'iyifatika. Nyuma y'ibyumweru 2 Zora yasubiye mu nzu ye akomeza ubuzima bwe nk'ibisanzwe kuko Benike yari amaze kumera neza ashoboye kwifasha mu mirimo yose. Ray yatangiye kujya asura Benike buri munsi akamuganiriza akamubaza icyo yatekerezaga gukora kera ataratwara inda. Benike amubwira imishinga myinshi niyo yatekerezaga ko yakora neza mu gihe yaba abonye amafaranga. Ray yaramubajije ati waguha igishoro akagushakira n'aho gukorera amafaranga agakoresha neza? Nawe ati yego, nakora uko nshoboye. N'ubundi niko bizagenda byanga bikunda nimba nari kumwe nawe nkagira amahirwe yo kubona aho nkora igishoro nzatangira kwikorera. Ray ati amafaranga uzayakora he rero? Nawe ati iwacu baranyirukanye kuko natwaye inda ariko ntacyo bampaye. Nzajya mu buyobozi bumfashe guhabwa umunani wanjye, aho bazampa nzahagurisha mbone igishoro ntangire gukora umushinga wanjye, kandi umwana nagira ameze nk'3 nibwo nzabyinjiramo neza. Mu minsi yakurikiyeho Ray yatangiye kumutekerezaho cyane abyita ubusazi. Mu nzozi ze ntiyari yarigeze arota kubana n'umukobwa wabyaranye n'undi muntu, ariko uko yajyaga kumusura buri munsi yataga umutima utari hamwe. Ubwiza bwa Benike noneho bwari butangiye kugaragara neza, ureka igihe yamubonaga bwa mbere atwite nabwo akamusaza ariko ntabihe umwanya. Umukobwa ari mwiza cyane kandi n'umwana we byaruko. Yaribazaga ati ubuse mubwiye ko mukunda sinaba mbitewe n'impuhwe? Wenda yabyemera ariko nawe nabamufatiranye nuko mufasha, ntiyaba bikwiye ku mutima byemeye. Kugira ngo urukundo yemeze ko ruhari koko, yemeye ko nyuma y'amezi 3 Benike ajya iwabo agateza akavuyo bakamuha isambu ye akayigurisha agakora ibyo yifuzaga. Nyuma y'aho akazareba ko wenda azakomeza kumwiyumvamo n'abatakimubona buri munsi. Amezi 3 yarashize, Benike ashimira Ray mu kiniga cyinshi kivanzemo ibyishimo by'uko yamubereye nka marayika mu buryo atari yiteze. Yagiye iwabo akomanze banga kumukingurira bakibona ko ari we. Nyina yateye hejuru turamenye ntabwo ugifite umwanya hano. Twanze kubyarira hano tukirukana utwite none ugarukanye n'uruhinja. Benike ati nimwakwemera ko mbasura se nibura? Nyina yaratsembye ati mvira mu rugo hano ntakiri iwanyu, waransebeje gusa narakubyarutse. Yarababaye ahamagara Ray arira amubwira ibyamubayeho. Ray nawe yanga kuvuga byinshi aramubaza ati none ugiye gukora iki? Nawe ati ngiye gushaka aho ncumbika sinabura burundu. Iwacu ho tuzahurira mu buyobozi bari kutuburanisha kuko ngiye gutanga ikirego. Ray ati ikirego bwoko ki? Yifuzaga ko bazahurira mu buyobozi akababwira ibyabaye kandi ko yifuza ko bamuha umunani we akabona kubava mu maso. Ray yaramubwiye ati Benike, umubyeyi afite uburenganzira bwo kuguha cyangwa kukwima, hari ubwo bitagira icyo bitanga. Garuka duhure ngo imfunguzo usubire iwanjye n'ubundi ibyo wahashye ntibirashira. Tuzafatanya gushaka umuti w'ikibazo tudateje ikindi. Iwanyu bazicuza niba babona ubayeho neza bidaturutse kuri bo, kimwe n'uwo Dami waguteye agahinda. Nzi ko bazagera bakakwifuza. Yabonye adakwiriye gukomeza guhisha amarangamutima ye, baho yamubwira uko yiyumva ati Benike, ntugire ngo nukugufatirana n'ibibazo. Nakunze ishya kugira. Nuko ibintu bitagenda uko abantu babyifuza ariko wowe urashoboye. Uri mwiza ku mutima no kwisura kandi ufite ibitekerezo byubaka. Amakosa abaho mu buzima ariko aberaho kutwigisha. Maze igihe ngutekerezaho.
bwa mbere nibwiraga ko ari impuhwe, ariko nsigaye ngutekerezaho nkabona gukundira ibintu bifatika. Nkunda uko uteye, uko useka, ijwi ryawe, ukuntu ureba witonze, ngakunda uko unyubaha, imigambi y'ahazaza uba ufite n'ibindi byinshi ntarondora. Kumara umunsi ntakubonye numva ntabishobora, naho byabaye naraye natuje. Ndagukunda cyane Beni. Benique ati wivuga utyo Ray, ndabizi ko utakunda umukobwa wabyaye, ntabwo wakunda umukobwa udafite aho kuba, udashoboye kwitunga, uwanzwe n'abantu bose. Ray yababaye cyane ati abantu bose uvuga ni bande? Zora ntagukunda? Njyewe se kuki utizera ko ngukunda? Benique ati mbabarira Ray, ndabizi ko unkunda cyane. Ibyo wankoreye ikimbona nta muntu wakwemera ko wabikoze kuko birenze ubushobozi bw'umuntu bwo gutekereza. Nta wundi musore umeze nkawe ndabona, ariko se unemerewe kugukunda? Naba nisimbukuruje rwose. Ray ati nshaka kumbwira ikikuri ku mutima, igisubizo cyose wama nacyakirana yombi kuko nzi ko bigoye kuba nakundwa n'umukobwa mwiza nkawe. Umeze nk'izahabu iri mu byondo. Abantu bashobora kukwirengagiza kubera ibibazo ucamo, ariko njyeho nkuboneye nkakugenzura nitonze, nasanze urenze ku byo abandi batekereza. Ndagukunda Benique, ariko sinifuza kumbwira ibitakurimo. Yagize ikiniga nawe ati ndagukunda Ray, ariko se urukundo rwacu rwashoboka rute mfite umwana? Ray ati umwana ni mwiza nka mama we, ni amahirwe kuko ataramenya gutandukanya icyatsi n'ururo. Uwo yazakura nyita papa kandi nta kindi cyantera ishema nkabyo. Benique, nanjye ndabizi ko ufite umwana kandi nkubwiye ko ngukunda umuhetse mureba. Ahubwo mbwira ikindi kiri gutuma uvuga ko ntagukunda, icyo umwana ukireke. Yapfukamye hasi Ray aramureka. Benique atangira kurira azamura amaboko areba mu kirere ati Mana, niba ari wowe umukoreyemo komeza ntuhagarike, kuko iyi ni marayika wawe wanyoherereje, si umuntu nkatwe. Ray byaramurenze aramuhagurutsa amuhoberana n'umwana we byishimiye. Benique akomeza kurira nawe byamurenze. Ray yari umusore w'inzozi za buri mukobwa, ariko yarahisemo Benique. Bakiri kumwe akimuhobeye, telefone ya Benique yarasonnye asanga ari wa mukobwa wari uhagarariye abandi bakozi mu bitaro aho yakoraga. Akimwitaba yamusabye imbabazi, amubwira ko burya yaraziranye na Damien kuva kera. Yaramubwiye ati Damien twarakundanaga mbere yuko mukundana. Sinari nzi ko afite undi mukobwa yakundanaga nawe kugera igihe yagusabiraga akazi. Nk'umukunzi we nakoze uko nshoboye urakabona, kuko yambwiye kuri mushiki wo mu miryango ukaba uhanganye n'ibibazo. Nta nubwo namusobanuje byinshi, nakoze byose ngo murwaneho nk'umuntu nakundaga byimazeyo. Aho umenyeye ukuri nakwirukanye mu kazi ngo n'amafaranga y'amacurano. Ubundi nta mukozi twirukana, ubishaka niwe wiyirukana. Iyo umukozi agiye kubyara aragenda nyuma akagaruka. Njye rero nanditse ibaruwa nyishyikiriza abankuriye mbabwira ko udashaka kuguma mu kazi. Mbabarire nabikoze kubera umujinya. Benique ati none se Damien ameze ati ubu ngubu aherereye he? Nawe ati simazi, nyuma yo kukwirukana kuko narimenye ko inda twitariye sinongeye kumuvugisha. Benique ati wabimenye ute ko ntwitindaye? Aramusubiza ati igihe umpa telefone yawe ngo ngucagingire, nagaruka ngo kubwira ko mbuze sharijeri. Nagahinda nari ngize kuko nari nabanje gusoma ibyo mwandikiranye kera, umubwira ko twite n'ibyo yagusubizaga byose. Benique ati kumbi none ko nsabye imbabazi ushaka iki? Nawe ati nakoze amakosa akomeye, ndakwirukana. Gusa umukobwa witwa Zora yaje hano aje kubaza niba nyuma yo kuba warabyaye wakwemera kuguha akazi. Mubaza ibibazo byinshi nza kumenya ko Damien yaguhemukiye nawe. Ubu rero nanjye sinzaherereye, gusa ubishaka waza ugakora akazi niba ntacyo bigutwaye. Njye ngiye gukora ubukwe nkavemo, ubyemeye nagusigira uyu mwanya wanjye. Nahembwaga menshi akubye yanyu kabiri kandi nagenzuraga abakozi gusa nkabandikira imibyizi ari nanjye ubahemba. Wanabikora ufite umwana ntabwo byakuvuna. Benique yarishimye ati ndaje nguhamagare tuganire birambuye. Yabajije Ray ati mbikore? Nawe ati bikore nibyo byiza wisubiza akazi inyuma. Bidatinze Ray yiyandikishijeho umwana asezerana na Benique wari usigaye ahagarariye abakora amasuku mu bitaro. Ubukwe bwabo bwarimo abaturage bo mu muryango wa Ray gusa, ku ruhande rwa Benique hari Zora wenyine. Nta wundi muntu yari yarigeze abibwira kuko iwabo nawe yari yarabarakariye. Nyuma y'igihe kinini babana, iwabo bamenye amakuru y'uko abayeho neza, kabana n'umugabo kandi ko basezeranye mu mategeko bagakora ubukwe bw'agatangaza. Bababajwe no kuba batarabutashye, banifuza kumubona we n'umwana we hamwe n'uwo mugabo. Ariko kugeza ubu Benique ntarabemerera ko babona n'amaso ku maso. Damien ntarubaka kandi nta mugore afite. Yamenye ayo makuru abonye amafoto ya Benique na Ray bakoze ubukwe ku mbuga nkoranyambaga za Ray nk'uko n'abandi ariho bari bayaboneye. Yahamagaye nimero ya Benique ngo amwibarize niba ari byo koko niba yarakoze ubukwe, yanga kumufata amushyira muri blacklist. Benique ntiyifuza ko hari ahandi bahurira kandi ntashaka no kumenya amakuru ye. Yibanira n'umugabo bakundana kandi umukundira umwana. Kugeza ubu Damien ntarabona umwana we uretse kubwirwa inkuru z'uko uwo mwana ari mwiza cyane. Ray ahora amwinginga ngo bazajye iwabo babiyereke, Benique agakomeza kubitinza kubera kwibuka ko banze no kumwakira mu gihe yaragarutse ari kumwe n'umwana we. Wenda hari uyu mwaka uzarangira yarafashe umwanzuro wo kubababarira no gukomeza ubuzima atitaye ku byahashize. Naho dusoreje inkuru ya Benique na Ray.
Niba hari amasomo wayikuyemo uyadusangiza muri komenti, ntuzacikwe n'izindi nkuru.